tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi ba Torotoro tubibutsa yuko ari YouTube channel inyuzaho inyigisho zigiye zitandukanye yaba iz'ubuhinzi ndetse yaba n'iz'ubworozi. Ikindi nuko dufite na website akaba ariyo wa@torotoro.ra. Uyu munsi rero twanyarukiye mu burasirazuba muri Nyagatare tujya kureba muri UR University of Rwanda, tureba umuyobozi ukuriye agashami ka mekanization agira ibyo atuganiriza. Nge rero nitwa Niyoyita Jonathan, nanjye nkaba ndi umwarimu muri mekanization, ariko reka turebe umuyobozi agire icyo atubwira, cyane cyane twibanda ku rubyiruko. Aratangira atwibwira. Murakoze Torotoro. Nitwa Kena Gasana Gasabato, twabize ndi umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda, n'ishami rya agriculture engineering, mu gashami cyangwa se departement ya agriculture organization. Niho ibyo nkora, kazi yanjye n'ubuhinzi n'umwarimu nkuko yatubwiye rero, ni umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda irerera abanyarwanda. Hanyuma twavuze kuri mekanization, ariko natubwire muri rusange ubundi mekanization ni iki? Mekanization, okay, agricultural mechanization. Mekanization agricole ni ikoreshwa rya tekinoloji na innovation mu buhinzi bigamije kongera umusaruro no kongera agaciro ibisarurwa umuhinzi atavunitse, adakoresha imbaraga nyinshi. Iyo mekanization urumva ko muri rusange tubwiye agricultural mechanization ni iki. Hanyuma se kugira ngo wige iryo shami rya agricultural mechanization bisaba iki nk'umunyeshuri uri kurangiza wenda nka secondaire? Ikintu bisaba okay, ntabwo ndi umuvugizi wa kaminuza, yego, nta n'ubu ndi kuyivugira, ariko ikintu bisaba gutsinda neza muri secondaire. Wasinze neza kongera kubisa, gutsinda neza, wamara gutsinda neza, cyane cyane abantu bumva imibare, fizike, watsinze neza, wamara gutsinda neza ukabisaba, nta kindi bisaba, ni ko wabikunze. Yes, aravuga ati ko wabikunze nta kindi bisaba, ubundi ni ugutsinda neza. Ariko harushaho kwibaza ati imibare, fizike, iryo shami ntirikomera, watubona impungenge? Abo bikomeye sinzi wenda cyo umuntu yabayita gukomera, ubundi ikintu uri bukoreshe formule ntabwo kiba gikomeye. Ni ukuvuga ngo ni ya science exact, ni ukuvuga ngo ni cyo kintu kigaragara ko uba wakora, ntabwo ari ntabwo bikomeye. Ahubwo ikibazo ni ukutabikunda. Ikintu gikunda ntabwo kiba gikomeye. Kandi numva nemera ko okay, nibyo nize, nge nize biology muri secondaire, ariko ntabwo ikintu kiba kirimo formule cyangwa ukora ukabona cyangwa ukagaragaza ibintu, ntabwo numva ukuntu cyaba gikomeye. Ahubwo cyaba gikomeye ni imyumvire yacu, ni imyumvire. Bivuze ngo mekanization yo kwiga ntabwo bikomeye rwose, uwo ari we wese wayijoininga, waza ukayiga. Hanyuma se umaze kuyiga, ku isoko ry'umurimo bihagaze bite? Akazi karaboneka? Watera imbere wareze mekanization? Nacyo yagiye icyo atubwira. Watera imbere kandi cyane. Akazi karaboneka, ushobora gukora ibigo bya leta, ushobora gukora ibigo byigenga, ushobora no gukora company yawe. Uri muri sezo y'ubuhinzi, abahinzi bashobora gukererwa gutegura imirima yabo kubera ko nta mashini bari kukoresha. Ushobora gukora company yawe, ufite imashini imwe ebyiri kandi ukagenda ukabahingira. Ushobora no kuba atariza unanazikodesha. Akazi ko karahari, wakwikorera,
ushobora no gukora company zikora izo za certification company birahari, aho ku kibazo cyaba ari ukuvuga ngo bya bintu uzi byari byo urabikunda urabizi naho akazi karahari. Urubyiruko rero murumva yuko akazi karahari, porogaramu rwose kuyiga ni ibintu rwose bimeze neza, hanyuma ukaba wakwiteza imbere ndetse n'igihugu cyacu ukagiteza imbere. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka twongera tumaze ati inama y'umwihariko wagira urubyiruko yaba ari iyi. Murakoze. Inama ni ukubikunda. Ikintu cyose ukunda, ikintu cyose ukoze ukunze bigenda neza. Wabikunze ubona n'umwanya, ikintu gikunda ugikora utari ukubaye ari akazi cyangwa utunga, ubikora kukumva ushaka ibyishimo. Ubikora wumva ari ibyishimo ushaka, wumva ubikunze. Ni ukuvuga ngo wakunze iyi porogaramu cyangwa wakunze icyo wumva mbese wumva wabikunze, nta kindi ibindi biragenda. Nkiri muri segonderi numvaga nzaba umuganga, kuko natsindaga isomo rya biology cyane, numvaga ari ryo somo nkunze, numva nzaba umuganga. Ikigo nigagaho cyariho biochimie na agronomy, ariko abigaga agronomy twumvaga ari abantu bahora mu mabote, tumva nyine ari ibintu nyine umuntu akakwiga atari akazi k'abasirimu. Ariko niba hari ikintu cyiza, imyuga yose ushobora kuba umuganga, umuavoka, ariko ushobora kumara ukwezi utagiye kwa muganga, wamara n'umwaka, wamara n'imyaka 5 utarajya kureba umuavoka. Ariko ntabwo ku munsi ukenera umuhinzi 3, mu gitondo uramukenera, saa sita uramukenera, nimugoroba urakenera. Nuba akazi kari k'abasirimu ni ukubura umuhinzi. Nuba wabikunze, ikikaba gikomeye ni mindset yacu. Nuba ngo wamaze kumva ko ubuhinzi ari umwuga mwiza, ari umwuga wakora wumva ukunze, ibindi byose biza nyine n'akazi k'abasirimu. Kandi nanone ukamenya ko mechanization ni yindi igiye kuza igufashe gukora ka kazi kawe mu gisirimu, nturi buvunike. Twahingishaga isuka, yego, mu guhingisha isuka, ariko nanone n'uwahanze iyo suka ni ya tekinoloji yaje, ni innovation yaje. Niba yaratangiye hingisha isiti mbize, gusa icyo nzi muri Bibiliya nuko Imana yabwiye Adamu akimara gucumura ngo uzayurya urushye, uzabona ibivuye mu butaka uvunitse. Ubwo nawe nyine akabaye wenda icyanyorohereza n'ikintu ko nabona isuka wenda ikanyorohereza mu butaka cyangwa hinga binyoroheye. Nyuma habaye kuvuga ngo iyi suka ni gute twayishyira ku mashini zihinga bikatworohera, ni gute urumva ni ya tekinoloji nandi innovation, tugabanya umunaniro umuhinzi ahura nawo. Ubu ko tugenda dukora ko telefone zitariho n'ubwo tuba dufite ama smartphone, no mu buhinzi no biragenda bigakura. Nuvuga ngo bose ni gute twakoresha ibindi, nibwo haje iyo torotoro. Ni ya innovation, uri kugenda ukazana mu buhinzi, ukayizana ukayikoresha, ibigenda nyine bigakunda. Nuvuga iyo uhinze rero ugenda uhanga n'udushya, urahanga udushya. Nibakunde programme ya mechanization, ya agricultural mechanization, bayijemo bayikunde, uko bagenda bayikunze bagenda bahanga udushya. Ntabwo uri kugenda usa n'imashini ziremereye, nta soko uri bubone. Mu Rwanda akenshi abahinzi dufite ushobora gusanga hano ufite na hectare 5 ari bakeya bazifite. Akenshi usanga umuhinzi afite munsi ya hectare, kandi gusanga wenda si n'imirima yegeranye ku buryo abantu bayihuza, wenda za mashini ziremereye bikunde ko zikoreshwa. Nuko ikintu cyakorwa ni ukubikunda. Noneho wakunda ubikunda, uzazana imashini. No kuva mechanization ntabwo bisaba za mashini ziremereye. Ushobora kuzana, niba mu mafamu tudafite umuriro, ushobora kuzana kandi kantu koroshye katari bukenere wa muriro kuko mu mafamu aca mu ruhande, ariko nanone katari buvune wa muhinzi. Uhinge utavunitse, usarure utavunitse. Mbere ko urahinga, urategura umurima wawe utavunitse, ubagare umurima wawe utavunitse, usarure utavunitse, ubikunze. Kaba kazi nyine k'abasirimu, umva nyine ari akazi. Ni ukuvuga ikintu nabwira abantu bifuza muri kwiga porogaramu, kuyijoyininga, ni ukubikunda, akumva ari ku kazi akunze, akumva ari ubundi bindi biroroshye.
arakoze cyane rero ku nama agiriye urubyiruko. Bivuze ngo porogaramu iroroshye, bikunde ubizemo, ni akazi k'abasirimu birumvikana, kandi ikindi ni uko ni akazi gatuma umuturage wese arya 3 ku munsi, bivuze ngo mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Hanyuma tubararike gukurikira izindi nama zizakurikiraho. Ikindi mukore subscribe, mukomentinge, hanyuma niba mukeneye no kutubaza ibindi bigisumbuyeho mwatwandikira kuri info@torotoro.rw. Tuzasubire ubutaha, mwari kumwe na Jonathan Niyoyita. Ciao, bye bye.